ashyano njyewe uratinyuka ukavuga kose man ubu ngubu ndaza kubona none wahantu ndarara Aya akazi ndabona ari hatari ako buriya ubundi radiyo unaganijeho papa ariko urasa neza Igo aba bana igihe biteguriye ubu bari hehe ariko rero bana banjye nawe mugore musabwe kwitwara neza umunaniro ahubwo ndikumva nanjye no gusinzira si uko koko mana ahangaha se basi baranampakazira shamana umfashije wangirira impuhwe n'urugendo maze iminsi nkora basi hano bakampakazira mva ndashonje inzara yakoze amana umukundwa niwe ndi kugirira impuhwe ubu si niba abayeho nkanjye mana ubu ngubu koko wabayeho wamuha wenda tukaba turi gupfana amagara turi kumwe ko reka ntege gucika intege kapfe gukomanga naho ngaho numve ko hari uwaza akanyigurira ayiwe ubwo mana nyagasani iwabandi haravuna urakora ntushimirwa iwabandi haravuna urakora ntushimirwa wasanga ariko ukorana akazi ko mu rugo ariko bakaba bamufata nabi batanamushima kandi ari kubakorera kandi kuko mpamvu nk'urugero barangana Muraho ndibisaba akazi ako ariko kose karaba ko guteka ako gufura ako gukubura ako ariko kose nagakora ariko mufite ibintu by'umwaka mbashonje sheri hano ntabwo twakira abasabirizi rero nyine wenda mwanka ibiryo mukama akazi nkagakora nkishyurije ibyo ngiye kubera ndashonje maze igihe by'akazi sinabimenya sheri ntabwo nabimenye pe ibyo ni mama wabimenye mwese basi bareka nkaba nicaye nkamutegereza wima ni umuntu uri hano ariko bari gusaba akazi ariko anasa nabi ndi kubona atakwinjira mu rugo akumva abantu bose ngo yinjire mauriseri ukuntu asa ntabwo umuzi noneho ibifuka afite wagira ngo wabitora wimporaho utangiza murakoze rata mabuja ariko nari mperutse nacyo n'ubundi urumva mba nashatse ukuntuza kandi n'ubundi hano mba makumbuye uzi igihe waherukiraga hano kera cyane urabeshye twarashize maze uko nta n'ibyumweru nta kwezi kujya gushira nageze hano oya nta kwezi kujya gushira nageze hano uhaheruka ryari like kera kera we ariko mba naje ntabwo ntakiriho bitwaye sheri none se tugakiriza iki amazi nta kibazo amazi mukundwa
gacucu ntabwo bumva zana amazi kariya kana kanisha umutwe kaba kari mu bintu ntazi imana yanjye sinjya nkamenyera mukundwa ako mukuru Oh my god. Mane yanjye koko mukundwa wabaye ute warasaze ndebera nk'ibintu ubukoreshe rwanjye ntabwo byishaka mbabaye It's okay. uswera yabigambiriye wari wabigambiriye It's okay. cyane kagende it's okay reba ukuntu akugize bebe biragenda hano nta n'abahungu nta n'imyenda y'abahungu dufite kariya gacucu mana buri gihe kambihiriza umunsi reba ukuntu kari gahurudukanye ibizi kabizanye mu gikombe mana yanjye sinzi ahubwo twiganirire ntubitekerezaho cyane ntago kambihirije umunsi no babe ndababaye gusa uzagira ngo tukwakira nabi koko basi mbabarire behafomu reka ngende kandi nyine mwakoze kunyakira basi mbabarire wowe birabyo nta kibazo ntubitindeho kandi n'ibintu bisanzwe kuko nawe wacu mu rugo waza bikakubaho ni ibintu bisanzwe ntacyo bitwaye buri gihe karantenguha mana yanjye sinzi reka ngende na mail ntabwo namubonye ariko twari twahuye turasuhuzanya gusa oya mama nta kibazo aba yagiye mu kazi niyo mpamvu oya it's okay nari bitaha ujya guhindura si byose muherekeze Bera umeze ute sho agenda wowe waranyaze igo igisibe byari nariba ariko nariba ngo utegereze utambeshye One ndese reba iki reba iki sigaye teretana n'abahungu se oya maze imbere twavuganaga imbere mwavuganaga usundi bimaze bitegura shaka ibintu ni sawa ariko nabyutse numva nameze neza ya ndakubaza wowe na Bera se ubundi wowe umuganga ibintu by'amarinete siko noneho ntakireba neza siko kera nageragezaga kureba nayambaye ubu noneho bikaba bitakigize ariko niwe wayimenyeje niwe wayimenyeje none se Bera bimeze bite Bera se mushuti wawe ariko ngira ngo mubaze mpereza ku musego gakeya ntampereza ko ngakufita nabyo gushaka Bera reka mubaze bya Bera ubundi ko mbona muri inshuti ubundi wowe umubona ute maze Bera ntari binakana keza akana keza ngo kuri ariko mama w'inyamakuru windi wakwimya amakuru wimye mama amakuru sibwo kutabimubwira ahubwo reka mwiyame siko ndi bro wawe ko biriya bintu byo kugira utugambo ntabwo mbikunda mama se nka biriya ninde wari ubikubajije wetegereza nijya kubivuga nzabyivugira sibyo kandi uzajya utuma ntakujyana ahantu hamwe na hamwe nsigaye mbona ugira ase ubundi muganga ugira amagambo guceceka umunsi ni 5 okay ariko nashaka kubaza nyine amakuru ya Bera by the way nubwo nyine tuba tubana kuri ariko sinzi ko ndongo wowe nk'abakobwa niba muganira ubona bimeze Bera se ko mbona ntari sibyo ubusazi nyine buraho ariko ni ibisanzwe ya ubusazi tizi nabirenze ariko byose ko mbona yagira n'utundi tuntu kandi urabizi ntabwo sinkunda abantu batari seri oya nta kindi kibazo cya Bera kimba mbona azankoramo n'umwuka noneho oya ubusazi ariko ntabwo sinzi oya nta kibazo pe nta kibazo kandi uzagenda umumenyerega none se ubu wahita umumenya wese uzagenda umumenya gake reba nk'iyo foto mbonye noneho yakohereje kandi maybe niwe none se yitwaye twera ari mu kirori reka turebe ari yaradiya nkaho ndebera nk'iyo foto nukuri ariko ni nanjye okay ni byiza ariko sinzi ukuntu mba mbikurura neza
nta n'ikintu bitwaye ariko sure ntabwo nakora urabizi kamubazaho kutugitwereka sinjye n'ibanga rikomeye utegereje ko mbanza nkagenda se irega ni wowe mukuru uzagire nta kibazo njye nicyo byantwara ugiye na mbere nta kibazo kabisa wowe n'umuntu uzagenda kubera ko ngiye mumura n'ubundi ntago si vuba nyine urumva nazagukereza utegereze no umuntu uzagenda ntacyo bitwaye urumva kandi na mama ntabwo yabyanga biga nibyo byari bya kera byo gutegererezanya ngo wabanze ngo agende umukuru n'iki kenze nibona utinze none indira n'ubundi naratinze ariko nta kibazo uzabikoreho nta kibazo uzereke mama birari uzamumwereke ni umwana mwiza namugushimira ntacyo atwaye okay wanzaniye amazi se niba wanywa kwa yase nari ndi kunywa bitwaye kandi mbona umuntu abantu uvura aho ushaka ngo dusangirire ku gikombe none se njye nawe ubundi ntituriba turiba n'ubundi abone nuko bimeze nahagana kubwiraga hano hantu narahakunze cyane ntabwo nari gukora kwa ariko wakwigira hano gutya nta kibazo waiter ese mukundwa mwana wawe babarira umbwira ahantu wahageze uti rero reka mubwire nari ndi hariya muri karitsiye nicaye bameze neza cyane hano gutwe duherutse gusohoka numva ni ukuri ariko nubwo nyine ujya umbwira ngo ntabwo dusohoka kuko mba ndi mu kazi kenshi oya nawe ni ukuri nawe urakabya ni ukuri urambihiriza uzane n'akarahure tubiri ntabwo bari kukubiriza urumva mba ndi mu kazi kenshi nyine ntabwo bize gukunda ariko yerekana iri ikigo bitwaye nanone sheri warya enjoy ntabwo urarya it's fine njyewe urankunda no kurya cyane rero kunywa nibyo biba ari byiza no kurya cyane ni byo sawa ariko hanyuma ho ibyo biri kugenda ntimugure n'imiruka iwanyu mama ameze gute wowe waranyanze ubu mbeshya buri gihe umbeshya mana urabizi ubuzima bwanjye kandi urabizi uko nyine nikundira kuba nagiye ariko nanjye mbona habaye ntacyo bitwaye ariko nyine mu rugo ntacyo bitwaye tuba nta kibazo igihe umuntu yabonetse umwanya wabonetse ariko we ntabwo ujya uboneka every time buri gihe nkubwira ngo shiri dusohoke ukambwira ngo hoya no time mfite akazi no si ibyo ngibyo urumva kandi nyine nawe urabizi ko nkukunda ntabwo uri minisitiri reba ukuntu buri gihe uba wifunze udashobora gusohoka manange nta nubwo umenya akabari gashyashya kaje ngiye rwose nawe urambihiriza ahantu ndahakunda rero no kubeshyira reba hano hantu ukuntu hacecetse abatuje nta muziki ntaki ubundi urabizi ngewe nikunda no kubyina ahantu nk'aha hatuje hacecetse ntaho ndahakunda cyane kandi urabizi nawe ahantu hatuje se wapi ese ubundi wowe ko nta kintu bakuzanye witse akenge si ngombwa kunywa ntabwo ndumva ndi muri mudi yo kunywa buri munsi fine gusa nawe urakabya no ntaribi dukorera amazi igihe nyine ntarya mama reka nkubwire buriya hari abantu bakigira umutima imana izamuha umugisha sheri nawe ujya unjyana no ku mazi no nzakujyana noneho basirekana usiko kuva twakunda reba imyaka tumaranye ese ubundi sheri ubona utambeshya no buriya tuzabana gukunda bera
just tuzi umutima hamwe ndagukunda noneho ubutaha reka muri promise nzagusohokana igisenyi ku mazi noneho se basi urambeshya wowe buri gihe ubutaha nzagusohokana igisenyi ku mazi uwo mwanya wawe ukwezi ariko bitari muri iki gihembwe kubera ko byibuze like bitabaye uyu mwaka urubundi ugiye kurangira nka next year nakora nakumva ko tuzajyayo. Promise is a promise, please. Musambeshya subizi uramutse umbeshya ariko ntabwo ntabwo nabujya mbeshya n'ubundi ntabwo mbeshya Thank you. Jericho Judy. No, it's fine. Ahubwo nanjye ndinya n'ubundi ho ntakiri bitwaye nuko tudoretse no gusohoka ariko n'umuntu ndanazikunda by the way aya nadukunda buri gihe kunda ntabwo bikunda pe why kubera ko ubutabona nyine se nta genda bikunda mana yanjye we ubuzima bwanjye life yanjye yose mba numva nyine ariko nanjye ndagerageza igihe nabonye umwanya mwahita mbikurikirana nawe uratuza cyane mana no uzabyemera neza none nakugenda nk'isenyi Asira. Okay. Promise is a promise, please. Okay. No bibu. Oya urumbeshya wiki. Abasingira kantu kamwe. Okay, yeah, promise nzayikora none. Oya nako. Nzayikora. Kumva. For sure I will do all. Sekande doctor. Sorry. Hello? Yes, nakumva. Yego. Nari nabikurikiranye. Yes. Yeah. Niba ari ukiri ntarantu nagiye gato ndanyura muri iyo nzira. Maybe you can wait for me nk'iminota like 15 minutes. Yes. Sawa nta kibazo. Sorry to interrupt you. What's happened? No. Ari umukiriya kandi nyine n'uw'ingenzi sinshaka kumubura. Urumva ariko I'm sorry ngiye kugucika gato. Baby byumve please. Sinamusezeranije nanjye promise. Every time. Sinakubwiye ko nanjye tuzajyana kandi nabikwemereye. So let me go. Bikurikirane. Akundi nyine akazi n'akazi. Ndagushyira hano mwishyurire ubugira cyangwa ubu nasigara hano njyenyine. Okay, naribi nyine reka tugende. Ariko n'ubundi oya today that fine nacho akanya wamaye karahagije. ariko se ibi bintu ko nabibona neza mu kwezi kwa mbere kwa kabiri Ivan ibintu. Hello Ivan, ngwino hano mu biro ndi kugushaka. Banguka. Nagitaje boss. Meze tese. Meze neza. Bikugenda. Ibintu birimo biragenda bikeye. Okay, hari ibintu hano ntarindi kubona. Sikore nagusinyiye kuri ya total y'amafaranga yari yasohotse muri kwa kwezi kwashize. Aya mafaranga n'ubundi ntabwo ari guhura. Ibintu ntabwo biri guhura neza. You can check it and boss impamvu twongeye abakozi twabonye ari ibintu bitari kugenda neza mu kazi twongera abakozi ariko nari narashatse ko nzabidepoza kuri wowe ariko ntibyanze gucamo ariko urabibona ndabisobanurira neza ahangaha urabona ko twongeye abakozi bagera muri 7 ubona ko harimo ikinyuranyo cyari kirimo ariko nanjye nari nkeneye kugisobanurira ibintu byo biri kugenda neza ariko okay nta kibazo noneho ubwo make sure ko urumva nshobora kwa uyu munsi ni kwa kangahe
kuwa gatatu ushobora kuba ntazaba mpari make sure ko bitazagira ejo kuwa kabiri utarabikora uzabinyohereze kugira ngo bino bintu mbone ukuntu bihura neza bizaba byatunganye ariko hari n'akandi wari umukiriya waje kugushaka ariko yagiye atakubonye ndakeka hari mwavuganye na bibiri ntabwo yigeze akubwira bindi birenze cyangwa nawe yashaka ko twibonana nta bindi birenze ahubwo ndasaba ko nshinyira hano kugira ngo dokima yisohore n'ubundi ibintu akazi ko kari kugenda neza nta kibazo ndabona ari ya kampani twe twagiranye amasezerano ikindi ariko bose ni ntabwo wagenda na utayisinyo ibyo byose uraza kubintunganiriza kuko ariko hari n'ikindi hari umukozi wanyitwayeho nabi gusa ntabwo nabura kubikubwira kuko ni wowe nipoza ibintu byose icyo kintu cy'abakozi twakiganiriyeho kenshi niba umukozi yitwaye nabi ariko sinzi umve ngo wirukanye umukozi nta mpamvu niba umukozi yitwaye nabi ndakuzi nawe ntabwo wapfa gukora ibintu gutyo gusa ariko niba umukozi yitwaye nabi nanone ujye umekinga sure ko contract yiwe bitazateza ibindi bibazo ubone kuba wamwirukana kuko nk'ubushize hari ikosa ryari rigiye kubamo none ku mukozi akora sinzi impamvu ukunda kwirukana abakozi bakora nabi twangaje abantu badashoboye bigenda gute bose ubundi ikibazo gihari nta mukozi nshaka udafite discipline icyo ni icyambere discipline irakenewe kuko uwo mukozi impamvu ikintu twapfuye nta kibazo noneho uwo mukozi nabwo muri ya raporo bivuze ko nayo uze kubishyiramo ntacyo bitwaye nta kibazo leta n'itungane yego ninongera kugukenera ndaguhamagara mbe ngiye nta kibazo wagenda nta bibi bose ariko make sure ko ibyo ngibyo byose urarara kuwa kabiri bitanga kuwa kabiri utarabinyohereza ndahita mbikora bose nta kibazo murakoze akazi keza nari nicaye maze iminsi ibiri ntarya none harangije araza aramfata anjyana mu rugo ampa ibiryo ampa amazi aramfasha mbese arakuzana kugeza mu rugo ubayeho uriya mubyeyi rero niwe nanjye nageze hano asanga ufite umukobwa w'ishyano mu gitera duhurira tugize imana wowe ntabwo ubizi uramuzi ndamuzi twahuriye hariya ku rugiyaga kunyuza gishonje ariko nibutsa nawe ngo sininjira uriya mubyeyi mama we pisi ahitanyiriza mu rugo bampagaze bageze hano ubwo ndari narakubuze na papa wawe yarigendeye mbese ibintu byarakomeye nuko nari ndi kuza ndarabuze iyo bambageza hano bampahaganisha gusa icyo nasengaga imana ndi kwisana izakunyereka ishaka ndakubonye nawe uzi ko twarapfuye kuko ntacyo turarya tukanabona ariko kubera imana hari igihe twazabona ubuzima imana ibuhinduye hari igihe wenda imana izahindura ubuzima ariko nabonye isi yakoresha no kuba kujyanye mu ishuri navuga ngo ntabwo atishimira papa nafite uzi ishyari agira ishyari umva byarindi ryo mwana wa rero ubwo tubonye akanya ko muganga ntacyo bitwaye basubira mu kazi k'abandi bataza bagasanga rero n'umukobwa ari utashye mbere yatwica nubwo itazavuga tugusubire tugiye dukora akazi dufite tukavuga tugatageza umwana rya shoro rya mugenzi we bagendana kariya komana niko kabi cyane nta kibazo Shabeb noneho today arera wibwirije so ubibona nuko nyine ngenda mpindura nuko wowe utajya ubibona aya wowe nyine ujye umfata ukangira nkaho ndi umwanda ariko wowe utananyibutsa nanone ikizi ntacyo rega mba ngukunda ariko umva ahantu ndahakunda nta kindi tuje nta ribi
noneho ntangiye nanjye kumubura ese bari abantu bo bundi ko batari kutwakira urabizi ngenda ikiryo iyo bavugana gutya ariko nibyo byiza kandi ndabikunda iyo twasohotse nuko nyine nuko we n'ubundi igihe cyose dusohotse wifunze reba nk'abantu bawicaye ntabwo wanyegera ntacyo bitwaye ariko nareba ese ko batari kutwakira kurusha abantu baratinda ariko niyo mpamvu bazanye byiza nanone niyo mpamvu baba batinze abantu nyamura kuhaza sitakwana yizana iyo nazanye na famiye niyo mpamvu nahise kuva mu buzima ntacyo watwaye noneho uko biri asa neza ntabwo nyine ntabwo hameze nk'ahantu hawe ujya ujyana hameze umwana yanjye wagira ngo ni heza ariko ahantu hose bijyana ntabwo ari heza nyine haba ari heza kuko haba hatuje wenda kuzugura ushaka ahantu hari ibintu by'urusaku kumva n'akayaga ntacyo watwaye wowe washaka ahantu barakubita ibintu by'ibibiti utamenya se nyine ubwoko ko ndi bwabyo umunyabirori ndi umunyabirori ukabyina n'izo mutazi ariko nk'ahangaha haba ari sawa tumutekereza neza ariko njyewe n'ubundi mpora ntekereza neza nta gihe na kimwe mba ntekereza nabi niyo mpamvu biga nawe ngiye mba nahisemo umukobwa nawe oya wowe umbeshya no bera urambeshya nanone kandi iryo jambo ntabwo riba ari ryiza buri gihe ukunda kuvuga ngo ndakubeshya sinzakora ikiburiye ari ukuri ko nakoze kandi ibi byose ni ukubera urukundo no nakubeshya wenda nuko usibye bya bintu by'imitungo y'iki gihe ntabwo ari ibyo kubeshya sotuye umutima sori gatoya sheri twari hano muri kumugana esita se kamamagana oui esita bite what happened ngo iki ako kari agacucu mana yanjye esita ntabwo bindeba abantu nibereye ahantu nagiye kuryoshya nibwo nkigerayo ntabwo ibyo bintu ngiye byatumaza rwose no ntabwo byatumaza ibyo birakareba kajya gahese ubundi ko no she's not my sister karabeshya nyine karabyitwaza kaba kumva tuvukana ariko wapi no ntabwo ndaza pe shaka undi muntu wahamagara cyangwa nawe ukiteho uri umuganga it's my time no ntabwo ndaza pe sheri uyarinde kumvuga ni est yagenze gute ni ka gakobwa ko mu rugo si ukazi se I think it's ukazi usiba murumuna wawe karagiye gakora impanuka kariya kantu oh my god akoze impanuka ariko ibyo ntabwo bindeba bye birandeba ari kwa muganga birandeba oh my god reka tumugireho sheri reka tumugireho tumurebe wowe sheri twasohotse no gusohoka ni amagara y'umuntu twasohotse no babe twasohotse ntabwo turafata icyo tugomba gufata ni akana k'agatoragura I know her let's go reka tugere kwa muganga turebe ngo ni none nimba ukazi sibyo birandeba murumuna wawe no she's not my sister even though nubwo ataba ari she's like Nyanda you okay I don't know okay don't care about that ni uwe yaba ari wowe wese reka tugere kwa muganga nibwo tukigera hano none icyo ngicyo cy'amafaranga nibyo twatwashije sheri nawe mana sinzi reka tugere kwa muganga turebe uwo muntu ikibazo afite ako mugabo ubundi ubona nzakira uzakira aho muraho murabiko biragenda
umerewe kawe wagira ngo baramondaguritse neza ngaho haguruka gukurikiza ukuguru se kurumva bimeze Muraho muzakira ntabwo bigikaze nka mbere aho biragenda bishira se byawe umara rwose haguruka mbere ngaho bicara neza umere neza akira amazi ngo uhereze imiti kimaze tunywe imiti ubundi tugiye hanze ihangane ko umura uzakira uzamera neza ubundi ibintu bitagenda bigenda noneho ubwo imiti tumaze kuyinywa reka tujye ku kazi udakomeza kuba mu nzu imbeho ikaza no kumerera nabi bana bakumwa usoma telefone ni biki se wowe kandi Mare biki reba mbere nuyu uyu ni bugiye kumukazana wanjye ni mwiza pe Nshuti ni mwiza bera kumba nuyu nashaka simvuze bera ukamubitsa ariko aya ni mwiza uyu mwana pe yagomba kumukazana wanjye ariko noneho uzi kazambira n'utwana twiza yewe bitageze cyane nibuka igihe nigeze kukubwira ko ari umuntu tugiye kureba wari wakoze impanuka kwa muganga nyine hari umukobwa nyine wari mushiki wa nawe yaramutora ariko nyine ukuntu afite imyitwarire ashobora kuba anagira n'umutima mubi nyine ntabwo yagaragaje imyitwarire ntakunze cyane ibyo bintu byanatumye n'urukundo nari mufitiye niba warushyira kuri pourcentage yasi bimeze ibyo bintu wari ubizi ndabizi urumuna wese nimba ari murumuna we ntabwo mbizi icyo mwabana mwe mugira ariko n'ijya mwitaye mugira amabanga ariko karakantu mbera kamugaragaje se mubwire byagenze nishimiye umukobwa kari mwiza nakubwire naramubwiye ukuntu byagenze nyine nimba ari murumuna we nimba ari iki ariko ashobora kuba bavukana nyine yakoze impanuka noneho bahamagara bera ngo aze nyine afate amurebe nyine ko yari akoze impanuka shabera nta n'ikintu byamubwiye yameze nk'aho atanabibonye mbese ahubwo wumva nta n'ikintu bimubwiye yarabikoze n'iyi sura afite n'aya mabuno ego mana nyagasani ashobora kuba neza ariko mana iki ni mwiza none se Nshuti ibyo wari uhari yes mama nari mari urumva twari twasohotse nyine tutamagara muri nawe ngo agize ikibazo nyine wakoze impanuka none mbonye ukuntu byakiriye njye nagize ngo ni blague bateye kuko umutima yabyakiranye byatumye ntekereza cyane tamwibazaho byinshi nyine bakamubwira ko nawe ari kwa muganga ukabona nta kintu bimubwiye siko wagira ngo ni nk'umwanzi we wari ugiye mu bitaro n'imodoka imugonze shakara kandi hari na keza bari kiza gipfubuza akahise kandi ako kana nyine kakoze impanuka turebe ifoto ye nzimukwereke nk'uko nyine ariho ibipfuko sinzi nimba urahita reba ukuntu karansi keza ntabwo byose nako ni na keza kitonda gute shami nta kintu byusiga keza ibyo mama yabikeneye kubona abo bana oya atani ibyo mwana byose uba ariko ibintu byose uzibana muri byose none se ni wowe umwitaho yiwe ndamukurikirana ngo sha mwana wa nukuri uryamuvura neza ke sha umwana witonda ariko mwana yanjye
nakunda ariko nyine umuhungu niwe ugomba kwihitiramo niba uri kumva imyitwarire ye itarakubereye myiza nta kibazo ngize umwita badikwize shaba maze ndaza kuguha ariko ntubameze rero ko cyagiye n'abanye muranshimisha ameze biratanga icyizere nyine ko mu minsi mike araba yakize sema wazamusura ahubwo gusa umugani we ari kwa muganga ariko ubu si nk'ubu ko nta kintu turi kuba twayikipeye twese mwaretse tukajya kumureba arabyumva bro kwa muganga nabagezayo tujye kureba umwana ari kwa muganga ari kwa muganga ariko nyine bari bagiye kumusezerera twabireka tukazamusura ntacyo twabireka tukajya kumureba iwabo sigaye tuma nkora ahangaha nawe se ntubishaka sigaye tuma nkora ahangaha ariko rero ukuntu usigaye ureba karakanga si rwose nditseho gatoya ndaje kanzara akantu bagiye mu modoka gatoya ndaje nandikira kuri WhatsApp ntansubize nkamwandikira kuri email ntansubize namuhamagara bikanga bari yagendeye ubu nta nubwo yibuka ko yasize abantu mu Rwanda ntabwo mbyumva pe si abakora akazi kameze uti ndamukumbuye umugabo noneho umukobwa wanjye uhora bimba zamanga hano habaye iki habaye iki we Nshuti habaye iki habaye iki ndabibwira pe urabona nsagutse isa neza sheri umva nyine yambwira araza kunsura iko kuba duhora na subundi nanjye nyine mbizi nyine ko yambwiye nyine ngo nze kumusura ngasange meze neza yego sha I don't know what happened uko wishimye se oya nabirenze ahubwo mu kanya yarabasha yego oho garame umeze neza cyane meze neza umwana gatubakora ndabagarurira hehe ahantu tugiye turi mu rugo twashaka gusa neza bera ntabwo ndi kugushira amakenga ngiye ntaho turashaka gusa neza bisanzwe dushaka gusa neza umukobwa rega nusa bera ko nkuzi nakwibyara n'uyu mushuti wawe wagiye kujya ma turasa neza tuganira bisanzwe ndabikira kuri kiranga ariko bera aho yakabije cyangwa mugiye gutembera no turi hano today no ntahantu turi kujya umunsi wose umunsi twabaye abakobwa noneho twambaye n'amakanzu birakurikira ahangaha ntabyo mama urabona tudasa neza ariko mwiyakije we ntabirenze akantu konyine ko ku munwa nasize ntari nzi kuri mwiza mwana we kuko hari abantu bari gukomanga ariko bera ni kumva hari abantu bari gukomanga kandi mbivuga mwabakobwa henga nta kibazo ni karibu muri sanga neza wow Esther oui ni wowe
ibi bintu byanyu isa n'amahirwe cyane cyane urakeye pe nawe wanabura wawe wicara amahoro hakeye pe ni karibu iwacu tumeze mutese turaho turaganira abarinzi turakomeye cyane nta kibazo ese bebe umeze bite ntabirenze bera kamenyera mu gikoni ma ntaribi ubitunganye neza si wabonye abashyitsi se yego gusubiza neza. Oh my God. sigaruka mbere mbw'iryo You are jambo looking so beautiful. thank you wow isa neza cyane Ahubwo sheri hari akantu nashaka kukubwira. hagati Just just feel free. Mu maso gakeya. Mu maso gatoya wumva gakeya. oya Wumva mfite gakeya. ubwoba uri gutinda Sheri. narushye ndebe mbwira ndebe utari kumbwira ndebe No. ndebe utari kumbwira bebe utari no ugiye gukora iki bera wow bebe ntabwo biba bera bimbona nawe urabibonye ibi mbona nawe urimo kubibona bebe ni njyewe watwitiranyije no bebe ntabwo wabinkora kuri kunsunika wowe kuri kunsunika utangiriza ibyishimo by'umwana iki utangiriza ariko akagore ubundi washa muri urwo kugira ute utangiriza esha kuri ibintu kunsunika by'umwana kuri kunsunika kandi ko mwazanye imana narakubwiye kuva kera ibi ni ibintu bibaye none se ko mugenda shiri ntabwo wansiga ko nshikoraho ko shiri ngwiki oya ibi ni ibyishimo by'umwana wanjye abasibaye kandi nizunguruka wowe cyane mama cyane nakubwiye oya ma ntabwo mwakubwiye ahubwo se baje bigenze neza baje bate mwana wa baje bate mwana bigenze bityo bewe bigenze twakubwiye kare kuriya wari umwanda wakuruye ahangaha tukubwira mu gitondo saa sita n'umugoroba ngo jugunye umwanda kuko ubana n'umwanda ceceka byose imana yabishatse ihangana urabona abatindi nazanye mu rugo iwanjye agakobwa nani kararikoze nyine ntubibona se mbataraguye ku nzira koko niko bigenze nta kintu wabwira ngwino wicaye ngwino wicara iri ni ishyano mbonye ariko nta mubyeyi jya ureba kure iri ni ishyano mbonye